Yes, nongeye kubasuje inshuti bakunze bacu mudema kudukurikirana umunsi ku munsi. Ndabasuje cyane aho murere hose, nizere ko mumeze neza mu mpande zigiye zitandukanye. Ndabasuje cyane, njye basuhuza nk'ibisanzwe. Nitwa Pacifique, ugiye kubagezaho aya makuru arimo kutureninga hariya mu ikipe ya APR-FC. Izi ni za ndani zirimo kuvugwa hariya mu ikipe ya APR-FC, cyane cyane umutoza Darikonovic ntabwo akomeje kuvugwa rumwe cyangwa se kuvugaho rumwe n'abayobozi muri rusange n'abafana. Ngo biteye bite rero? Muri APR-FC harimo ikintu kiremereye cyane cyatumye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ahaguruka kugira ngo ajye kubikurikirana, arebe za ndani zirimo kuvugwamo zakomeje gucicikana ku nkoranyambaga zitandukanye, arebe icyo kintu kirimo gutuma gikomeza gututumba hariya muri APR-FC. Ni amakuru yaje gutungurana cyane y'indani, abanyamakuru baje gutoza cyane ndetse n'abandi muri rusange bagiye bamenya za ndani zirimo kuvugwa muri APR-FC. Amakuru arimo guturuka ari ishorongi, biravuga ko Darikonovic yaba yahawe cyangwa se yatezwe imikino igera kuri 3 ikurikira kugira ngo baze kureba ukuntu aritwara, cyane cyane harimo nk'umukino wa AS Kigali. Nyuma y'uko abafana ku nkoranyambaga zitandukanye batangiye kwandika ngo APR-FC irimo guhangana n'umutoza, Darikonovic nawe agatangaza ngo njye niteguye kwirukanwa isaha n'isaha, igihe APR-FC yansezerera njye niteguye kugenda. Ayo ni amagambo akomeje gutureninga ku nkoranyambaga zitandukanye, bigakubitira yuko ikipe ya APR-FC ibitego bikomeje kubura pe. Ubusatirize bwa APR-FC bukomeje kugorana cyane, nta bitego biri kuvamo. Ubuyobozi bwa APR-FC buti Darikonovic udusabye abakinnyi turabagwaye 3 icyarimwe. Mbibutsa ko umwataka Djibril Ouattara, uyu mwataka ntabwo ari APR-FC yamuguze. Uyu mwataka ni Darikonovic wamwiguriye ku giti cye, avuga ngo ngeneye umwataka urantsindira hari imbere y'izamu. Ubwugarizi ndabufite, murabizi ko ubwugarizi buhari, ariko nkeneye umwataka hariya uzajya utsinda ibitego. APR-FC irekura amafaranga cyangwa se ibaza Darikonovic, urashaka uwe mwataka? Umwataka aravugana, APR-FC iramuzana abawinga, irabazana Bagandi, Denis Omedi ndetse na Hakim Kiwanuka. Abo ni abakinnyi APR-FC yahise yongeramo ingunga 3. Darikonovic ngo arebe ko ikipe yabona ibitego, ariko bikomeje kugorana. Ni muri urwo rwego rero Darikonovic bamuhaye imikino 3 ya shampiyona ku buryo agomba kuyitsinda byanga byakunda, ndetse n'ibyo bitega avuga akabona ko ubusatirizi bwe buri gukora. So guys, bakunze ba APR rero aho muherereye hose, cyangwa se wowe ufana APR muri rusange, ibi bintu bya Darikonovic urabibona ute muri APR-FC? APR-FC sinatinya kuvuga ko ariyo kipe yambere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ifite squad ikomeye cyane, 11 baryana ndetse n'ababenceri. Niyo kipe ushobora kumanukana 11 wareba abari kuri bench ukabona barakaze. Sinajya kuvuga ko APR-FC imeze nka Man City yo mu minsi yashize. Urareba mu kibuga ukabona squad iruzuye, wareba kuri bench ukabona iruzuye. Kumva rero ikipe ya APR-FC ifite squad, hakibazwa impamvu ibitego bitaboneka kandi ifite abakinnyi bakomeye. Nubwo washiramo abanyarwanda bonyine bashobora gutsinda umukino bakawutana bakabona amanota 3. Guys, hakibazwa impamvu rero Darikonovic uhoruta ku busatirizi yarifurije abakinnyi ashaka bakabamuzanira b'amaprofile noneho bro bakomeye, ariko hakaba komeje kwibazwa impamvu ikipe ya APR-FC idakina wa mukino umeze neza, cyangwa se wa mukino ugaragara ijisho mu kibuga, wa mukino uryoheye amaso, uryoheye abafana, ngo baze gutsinda ibitego bifatika. So guys, ni muri iyo mpamvu rero APR-FC yatangiye guporopoza abatoza b'abazungu bakomeye cyane, ku buryo Darikonovic iyi mikino 3 bagiye kumutega nawe yabyiyemereye ko natayitsinda kandi ubusatirizi bugakora cyane, nawe yiteguye kwirukanwa cyangwa se yiteguye gusesa amasezerano, bakazana uyu mutoza nawe w'umunyamaroke barimo guporopoza
ntabwo ari Adil muramubona, ni umunyamaroke ariko si Adil. So guys, ndeka ngushimire twanye mu kiganiro ukaba wakanze kuri buto ya subscribe. Njye mwari kumwe na Pacifique, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Ciao ciao, nawe utaha.